Dutangiriye hano ku mazi barakwereka ni abantu benshi bari guhunga ndetse hari umudamu uri hano mu mazi ufite akana utebere rwose aramugaye. Barakwereka abandi bakomeje kugenda, hari umugabo uri ahangaha ni umugabo we yagerageje rwose kumujyana utebere rwose ari kugerageza, ariko rwose akabona akagare ntabwo kari kuva mu mazi, kandi abandi niko bari kugenda bagiye mu gihugu cy'abandi bagiye gupagasa, ariko bari kwiruka rwose ku bantu batari abene igihugu. Iyo mpamvu rero byabaye ngombwa yuko abangaba bahunga bakava mu gihugu cy'abandi bakajya iwabo. Ukurikire rwose ukurikira agafilime ndetse barakwereka abandi bantu benshi bakomeje kugenda, n'uyu mugabo akomeza rwose gutabara umudamu we ngo basi arebe yuko yamukura hano. Kurikire rwose abandi bakomeje kugenda ndetse n'uyu mugabo akomeza rwose agerageza tebere rwose umugabo uri hano ntakatagize. Ukurikire rwose abandi bari kugenda, umugabo nawe ari kugerageza rwose gutabara umudamu we, ari gukurura akagare ariko se akagare kagenda muri aya mabuye ari mu mazi, biragoye. Uyu mudamu uri hano tebere rwose umugabo yaramukuruye, ariko ukuntu umugabo yigakurura byakomezaga kwanga. Abandi nabo bari kugenda rwose bajya mu modoka kugira ngo bagende bahunge muri iki gihugu. Ndetse barakwereka hari umukobwa uri ahangaha yaje abwira uyu mugabo ati uri kubona batadusize baragiye, ariko ubundi ibyo bintu urimo ubundi wabireka. Uyu mudamu ati sheri ndakwinginze rwose mbabarira rwose unkura ahangaha. Umugabo nawe yaragerageje ariko rwose byakomeje kwanga tebere rwose akagare kari hano mu mazi. Uyu mugabo ari kugerageza basi kugakurura ariko kagafatwa mu mabuye, ndetse bidatinze umugabo yatangiye kwigumura ahita ajugunya imigozi ati n'ubundi ntabyo ndimo, nushaka usigara aho ngaho wakimugawe wakigoryiwe. Ubundi wowe reka nkubwire kwarukuru kubeshya rwose ko ngukunda, ubundi rwose reka nkubwire uwo nkunda n'uyu nguyu turi kumwe, uyu mukobwa mwiza cyane, naho ubundi wowe uri ikimuga ntacyo uvuze kuri njyewe. Turagiye rwose tugusiza aho ngaho, nibagutwara bazakujyane twebwe turigendeye. Abandi bose bakomeje kugenda bajya mu modoka, uriya mudamu bamusiga hariya. Ndetse barakwereka uyu mushoferi akomeza abwira uriya mugabo ndetse n'uriya mukobwa ati mubanguke imodoka iragiye itabasiga. Bose bakomeje kuza muri iyi modoka kugira ngo ibajyane. Ndetse uriya mugabo mwabonye rwose ibintu yakoze, ibintu rwose yakoreye umudamu we ntabwo ari byiza. Kimusize hariya ati wowe ntacyo uvuze kuri njyewe, ikintu cy'ikimuga, ikintu rwose kidafite ikintu kivuze kuri njyewe ntabwo rwose najyana nkikurikije, ngomba kujyana n'umwana mwiza, umwana mwiza umeze neza. Ibebi rwose ntabundi wakigorewe wowe rwose usigara aho ngaho. Uyu mugabo ni amagambo mabi yari kubwira umudamu we. Umudamu yarikanze ati ni umugabo wanjye uri kuvuga aya magambo cyangwa? Uyu mugabo atereka nkubwize n'ukuri sinigeze ngukunda, urukumva neza njye rwose nifite umuntu nkunda. Ndetse uyu mukobwa uri hano yatangiye guseka ati urandebera kiriya gicucu we kiriya kigoryi. Uyu mugabo ati n'umunsi wa rimwe n'akantu rwose nigeze nkwereka ko ngukunda, wapi ko ari kukurimanganya, ko ari kukubeshya, uwo nikundira nguyu ako kanya. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye guhobera uyu mugabo ati urukureba sha ukuntu nimereye neza, warebye ibebi ryanjye wakimugawe, sigarana n'icyano cyawe aho ngaho nimushake muzapfe, ntabwo mbitayeho. Uyu mudamu ati sheri kuki wakora ibintu bimeze gutyo, sheri kuki koko wakora ibintu bimeze gutya ntuntabare, basi ndakwinginze nkura aha ngaha. Ariko barakwereka uyu mukobwa akomeza abwira uyu mugabo ati ubwo imodoka iradusize twigendere. Uyu mudamu ati sheri basi wambabariye ukankura aha ngaha, ariko wapi ntabyo kumukura aha ngaha, barigendeye. Kurikire rwose barakwereka uyu mugabo uri hano tebere rwose ari guhamagara ni umushoferi ati mubanguke tutaza kubasiga aho ngaho, kuko nimuza gusigara muraza kwijyana, ntabwo birashoboka. Uyu mukobwa tebere rwose ndetse n'uyu mugabo bari gukwena uyu mugabo uyu mudamu bati wowe rwose uri ikigoryi uri ikimuga, ubwo se nagenda nkwikurikije ndi kubona umwana mwiza nk'uyu nguyu sha twajyana tukajya muri hoteli tugasohoka, ubwo se unakujyana hehe? Reba ukuntu umeze, ubwo se umuntu utazi no kwigenza wapi, ugomba gusigara aho ngaho. Nibashaka baze bagutware cyangwa se uruhame mu mazi, ibyo birakureba. Uyu mukobwa nawe ari kwisekera ati mbega ibintu byiza we. Uyu mukobwa tebere rwose aho kugira ngo basi atabare uyu mugenzi w'umudamu, ari kubona rwose umugabo w'umugome umeze gutya akamwishinga akagira ngo basi ni mwiza, ubwo se we ntabwo byashoboka, igihe kikagera akamwihinduka. Uyu mukobwa nawe nta bwenge yashyizemo. Ndetse barakwereka
yatangiye gukwena uriya mudamu ati wowe rwose ugomba gusigara aho ngaho. Ndetse uyu mudamu ati sheri basi wambabariye mukanjyana, ariko barakwereka uyu mukobwa ati sheri ahubwo twigendere rwose tugende, ndetse na ya nzu ya mitungo yose y'amafaranga agomba kuba yacu. Ni nuko byagenze, ahubwo reka tugende iriya modoka itaza kudusiga aha ngaha. Ndetse uyu mugabo ati mubanguke rwose ngiye kwigendera, ntabwo ndaza kurara aha ngaha, mubanguke rwose nigendere. Ndetse uyu mukobwa ati sheri tugende rwose tuva aha ngaha, iki ngiki gisigara aha ngaha. Uyu mudamu ukurikire rwose barimo musize aha ngaha. Uyu mugabo nuko yigendeye, ndetse n'uyu mukobwa umudamu asigara aha ngaha yitegereje rwose abona umugabo we amusize gutya. Ndetse umudamu uri hano akomeza rwose ari gutabaza ati basi sheri ndakwinginze rwose ntabara, hura aha ngaha sheri, kuri iki bintu wabikora. Ariko wa mukobwa yagiye ari guseka uyu mudamu ari kumukwena ati wakigore we usigara aho ngaho, nta mpamvu yo kukwikurikiza, nta mpamvu yo kugira ngo tukujyane. Uyu mudamu ibyamubayeho ni ibi ngibi, umugabo we yamaze kumusiga aha ngaha. Mbega agahinda, mbega ibibazo kebere rwose, mbega umugabo mubi, umugabo w'umugome, umugabo udaha agaciro umudamu we. Umudamu rwose yiboneye yuko noneho abona imbona nkubone yuko umugabo we atigeze amukunda n'umunsi wa rimwe. Ndetse barakwereka uyu mudamu akomeza atabaza ati basi sheri ibuka ko wigeze kunyita sheri, ibuka rwose ko wigeze kunsohokana ahantu heza. Basi sheri ibuka yuko rwose wigeze kumbwira amagambo ukansohokana rwose ahantu hagiye hatandukanye mu mahoteli. Ariko ibyo byose ntacyo byari bivuze kuri uyu mugabo wari wamaze kwanga umudamu we ati wowe rwose ntabwo nakwikurikiza ikimuga nkawe kidafite icyo kivuze kuri njyewe. Ndetse uyu mushoferi yahise afungura urugi rw'imodoka kugira ngo binjiremo. Utebe rwose akomeza avuga ati mugire vuba vuba bataza rwose bakadusanga aha ngaha, abapolisi rwose badusanze aha ngaha urugendo rwacu ubwo ngubwo rwaba rurangiye, ubwo nta kundi kuntu byagenda, ubwo mwakirwanaho. Barakwereka batangiye kwinjira muri iyi modoka. Bagiye gutyo umudamu nawe ijyaje kumubaho ni ibi ngibi. Igihe cyarageze aza kugwa mu mazi, barakwerekana akana kari kurira. Mbega bari mu mazi, ubuzima ni bubi cyane, burakomeye cyane. Ndetse barakwereka abari mu modoka bari kugenda bari kwimyoza, ari nako bari guseka uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa. Kurikire bari kugenda rwose bari kubaseka mu gihe rwose bari bataye umugore ndetse n'umwana mu mazi. Noneho igihe cyaje kugera uyu mudamu yisanze ku nkombe y'uruzi atangira kuruka amazi menshi cyane. Untebere rwose uyu mudamu ibintu byari byamubayeho ntabwo ari byiza, atangira kuruka amazi menshi cyane. Barakwereka umugabo yari yamusize, ndetse uyu mudamu ntabwo azi n'ukuntu yagize aha ngaha. Iyi Mana niyo ikora ibyayo, naho ubundi uyu mudamu aba yapfuye. Ahantu yanyuze ni ahantu habi cyane, ndetse ahantu ho mu mabuye. Uyu mudamu yisanze aha ngaha rwose ahantu hameze nabi cyane, hameze gutya. Ati kuko ubundi umwana wanjye ari hehe Mana koko ko ndaha ngaha umwana wanjye nkaba ntari kumubona, umwana wanjye yaba yagiye hehe? Umudamu uri hano yatangiye kwikanga ati umwana wanjye ari hehe, mwana wanjye koko kubera iki Imana yankora ibi bintu, umwana wanjye koko. Umudamu agisenga ari kurira disi, akana ke kari hariya rwose. Undebere rwose ukuntu Imana ikora ibyayo, akana kari kicaye kameze neza, sinzi ukuntu kageze hariya, gusa rwose ni ibitangaza by'Imana. Buriya rero iyo umunsi wawe utari wagera ni ukuri pe nta kigomba kuba, ugomba kubaho kuko n'Imana iba yavuze ngo ubeho. Niyo mpamvu rero ntugomba kwiheba ngo nuko uri mu bibazo, icyo gihe rwose kizashira. Ikindi kandi ukomeze kwizera Imana, izi byose ku migambi, izi byose kuri wowe, kandi ibintu rwose ubona bidashoboka kuri iteka birashoboka. Barakwereka uyu mudamu yarananiwe cyane, ndetse ari kumva yavunaguritse cyane. Ati kubera iki Imana, ko iki umugabo wanjye yambeshye urukundo, kuba umugabo wanjye ni umugome bigeze aha ngaha. Ati mbega amabuye yanyishe, ndikumva umugongo wavunaguritse. Mana ishobora byose, cyakora ndagushimiye ko rwose ntapfuye, ndetse ndagushimiye kuba rwose umwana wanjye ariho ameze neza. Ni ukuri Uwiteka Mana ndagushimiye. Umudamu uri hano yatangiye kukagushima Imana ati byose kuba turiho ni Uwiteka, kandi ngo mu byiza no mu bibi mujye murashima Imana. Uyu mudamu yibutse gushima Imana
nubwo rwose ari mu kibazo gikomeye cyane yibutse gushima Imana, yibutse yuko kuba ariho ari ukubera Imana. Atangira gushima Imana ati Mana wakoze cyane. Ndetse akana ke kari kameze neza, nta kibazo kari gafite disi, kari kiyicariye hano ku gatambaro, nagashora bashyize ahangaha, ntabwo tuzi umuntu wabikoze. Undebere rwose akana kari kameze neza. Ndetse wa mudamu yatangiye kugenda yikurura hasi kugira ngo ajye kureba umwana we, abashe kugira rwose ikintu amukorera. Gusa arananiwe. Uyu mudamu ibintu yagiye ari gucamo bigiye bitandukanye, ndetse ni ibintu bibi cyane. Yagiye ari kunyura mu mabuye, ahantu habi cyane, mbese ahantu hakakaye cyane. Ndabizi nawe ari wowe byabayeho, biragoye cyane. Ndetse uyu mudamu ntabwo agenda ahantu rwose bari baragiye gushaka amafaranga mu gihugu cy'abandi, byabaye ngombwa yuko avunika aza kugendera mu kagare. Ari nayo mpamvu umugabo we yamutaye. Ndetse uyu mudamu yagerageje rwose kugenda ari kwikuruta hasi ngo basi ajye kureba umwana we, ariko gusa byakomeje kwanga. Rebere akana ko kari guseka, ntabwo kazi yuko bari mu bibazo. Wapi, burya abana niko bameze, katwigira ahandi. Noneho sasa abandi bakomeje kwigendera, barakwereka imodoka yari kugenda ahangaha mu muhanda. Ukurikire rwose bakigira ahangaha byaje guhinduka. Noneho byose umugabo utwaye imodoka yageze ahangaha asanga polisi rwose yamwitambitse. Ako kanya hise ava mu modoka kugira ngo ajye kuburira abantu bose bari muri imodoka kugira ngo baze kuvamo, kuko nanone polisi yari guhita ibafata, noneho bakahita babajyana. Barakwereka noneho abambere babanje gusohokamo ni wa mugabo ndetse n'indaya ye. Ati noneho amafaranga yacu arashize, twakubwiye kure tugeza hehe? Kweki uri kudusohora mu modoka, amafaranga yacu none biragenda gute? Rebere barakwereka uyu mugabo uri hano ati sha mumvire mu modoka. Ndetse abantu benshi bakomeje gusakuza bati buri kuri kutukura mu modoka, amafaranga twaguhaye na hano aragera tugejeje biragenda gute? Ndetse uyu mugabo ati muhite mumvira mu modoka mugende, bataza kumfata nanjye bakamfunga, kuko polisi ziri hano imbere kandi nimuguma muri iyo modoka uribuse guhita babajyana. Rero mushaka ukuntu muva muri iyo modoka, mushaka ukuntu mugenda mucikira ahandi, bitakabaye ibyo rero barabajyana. Mwese muhite musohoka mugende. Undebere rwose bari bishyuye amafaranga yabo yose, yari menshi cyane, nta mafaranga bari basigaranye. Wapi, ku rugendo rwose yose bari bayishyuye. Ubwo byabaye ngombwa yuko bahita bava mu modoka kugira ngo bahungire ahandi hantu. Umugabo wari uri kugenda ntabwo yibagiwe gusiga indaya ye nayo yijyanye. Ati sha twigendere rwose, nta mpamvu yo kugira ngo ngusige. Barakwereka n'abandi bose batangiye kuva mu modoka. Ako kanya batangiye guhunga. Ukurikire rwose wa mugabo n'indaya ye batangiye kugenda bahunga. Ndetse uyu mugabo atangira kubereka inzara ati sha mugenda muca ahangaha, mugende rwose muva ahangaha, mumve mu maso rwose nge nikomeze urugendo rwanjye nta kibazo. Ukurikire rwose agafilime. Abantu bari hano batangiye kwiruka. Sasa noneho polisi yari yabafumbuye. Ukurikire umupolisi uri hano yatangiye gutunga intoki ati bari abantu turi kubona hariya nabaki, ntabwo ari babandi turi gushakisha, tubirukaho rwose baraducitse. Ako kanya barakwereka polisi zazira ahangaha. Hari umuntu rwose ziri kureba niba yujuje ibyangombwa, zese zimureka. Bati umuntu umwe rwose ntabwo ari we twakomeza kuba turiho, reka tugende rwose twirukanke kuri aba bantu tujye kubafata. Abandi bari bakomeje urugendo rwabo batangiye kwiruka. Rebere bari kwiruka kibuno mpamaguru. Barakwereka noneho umwe muri bo yageze ahangaha ahita agwa hasi. Ako kanya hise avunika. Abandi batishasigara aho ngaho nyine, bwo nta kundi. Ntundebere rwose nakubwiye ngo filimi iri ahangaha. Barakwereka abandi batangiye kugenda bari kwiruka. Noneho polisi nayo hise igera ahangaha batisha hita wataka uwo nguwo uhita umujyana n'abari abandi dukomeze kubirukaho, nta mpamvu rwose yo kubasiga. Wa mugabo we wowe urajya hehe? Turagufata. Bamwe muri bo batangiye kubafata, ndetse abandi bakomeje kwiruka. Rebere barakwerekana uyu mukobwa nawe batisha hagarara, uri kujya hehe? Ntabwo ugomba kuducika. Undebere rwose bakomeje kugenda. Barakwereka hari abakobwa babiri bari bihisha ahangaha, bakomeje guhunga polisi kugira ngo zitabafata. Ariko umupolisi ageze ahangaha atisha namwe nabafumbuye, ntabwo mugomba kuncika, namwe muze mbajyane. Ako kanya uyu mupolisi ati nabafumbuye mwabakobwa mwe, muze tugende, ni mwebwe rwose mwatwinjiriye igihugu cyacu, muza kudusahura, muze tugende. Ako kanya nabo ubwabo bese babajyana. Abangaba ni abantu rwose baba barinjiye mu gihugu nta ruhushya, nta cyangombwa rwose kibemerera kwinjira muri icyo gihugu cyangwa se kubamo. Ako kanya rero bagombaga kubahiga bakajya kubafunga. Ndetse n'abakobwa babiri bari barahangaha bise babajyana. Barakwereka hari umugabo nanone wari urahangaha
nawe ubwe rwose bisaba umujyana, ikindi kandi yari yavunitse. Ariko nanone ibintu bakoze ntabwo urugendo rwari kubahira mu bantu bangana kuriya, maze bose babone umugabo asize umudamu we mu mazi ndetse n'umwana, habure n'umuntu rwose wo kujya kumutabara. Nabo ubwabo nta mutima mwiza bagira, ndetse barakwereka abangaba bakomeje kugenda cebere rwose bageze ahangaha bananiwe, ndetse ni wa mugabo na ya ndaya ye bageze ahangaha rwose uri kubona yuko nta kugenda rwose imbaraga zashize. Ndetse umugabo ageze ahangaha yahise abwira indaya ye ati reka ubwire rero njye ntabwo nakomeza kugenda, imbaraga zashize, reka nshake rwose ukuntu niyirwanaho, ngiye kurira kino giti, ubwo nawe rero ushaka ukuntu wigenza. Ukumva neza iyo amagara atewe hejuru buri wese asamaye. Ndetse uyu mukobwa yabwiye sheri we ndebere uyu mugabo rwose ati sheri basi nanjye nyuriza rwose tujyane hejuru mu giti, sheri nukuri ndakwinginze. Ariko uyu mugabo ati sha wiza kuntetaho ngo sheri umugore wanjye se ntabwo wabonye yuko namutaye mu mazi. Umugabo ugeze hano yatangiye kwihakana iyi ndaya ati ntabwo nkuzi, irwaneho nanjye nirwaneho, ubwo ikintu uraza kumfasha ntuse kundeburiza niba ramuka baje kugufata, sigara aho ngaho nanjye nirwaneho ahangaha. Barakwereka umugabo uri hano aterekana yururire mu giti, nibaza rwose barampitaho bagende, wowe usigara aho ngaho. Indaya ye yasigaye hasi, uyu mugabo rwose ntabyo kuvuga ngo basi aramuzamura mu giti, no. Barakwereka n'uyu mukobwa yakomeje rwose gutakamba ati sheri basi nanjye wanyuriza mu giti kugira ngo bataza bakambona, ndakwinginze basi mbabarira rwose sheri urabizi ndagukunda. Ariko uyu mugabo ati sha reka ahubwire ibya sheri byarangiye kare, iyo tugeze mu bibazo ibya sheri ugomba kubyibagirwa, ntaho nkujyanye ahubwo ikindi ntuse kundaburiza, ndabizi baraza kukujyana, nge rwose reka mbe nibereye ahangaha ntuse kundaburiza, sibyo? Ndebere mukobwa uri hano ati kuko urabikoze, kurikire rwose. Harakwereka umugabo yamaze kwisha hejuru mu giti, ndetse uyu mudamu ndebere rwose uyu mukobwa iyi ndaya ye isigara hasi. Uyu mugabo aramubwira ati hubwo ntuze no kundaburiza, urukumva neza nge nimere neza ndahangaha. Uyu mugabo yabeshye uyu mukobwa kamukunda, kumva uyu mugabo ikintu rwose kimuraje ishinga ni ugutabara ubuzima bwe gusa, ikindi kandi ni umunyerari gusa, nta rukundo agira. Twagize ngo basi uyu nguyu aramukunda ariko nta rukundo. Parakwereka uyu mukobwa akomeza atakamba ati basi ndakwinginze mbabarira rwose bataza bakansanga ahangaha, nukuri pe sheri basi wabyibuka, ibuka rwose ko wambwiye kunkunda, ibuka rwose ko twataye wa mudamu hariya kugira ngo tujye kwibanira, kuki wankora ibi bintu koko, basi ndakwinginze. Umukobwa uri hano ari munsi y'igiti ari kugerageza gutakamba ati nanjye nyuriza rwose bataza bakanjyana, ndakwinginze mukunzi wanjye. Umukobwa uri hano umugabo rwose byarangiye yanze kumuzamura hano mu giti. Umugabo ati hubwo ukomeza kuza kuntesha umutwe usigara aho ngaho. Twumva neza umugabo aratuje ameze neza, azi ko nta kibazo agomba kugira. Sasa noneho umukobwa uri hano hasi abapolisi bari bamwatatse, ukurikire umukobwa ati kuko ndabigenza gute, ndahungira hehe mana yanjye k'abapolisi bamfashe. Ndebere abapolisi bari bageze ahangaha baturajya hehe, twakubonye twakuvumbuye, hagarara aho ngaho bitari byaba nabi. Kumva neza ntugire gutya ngo urarenga aho ngaho, ntugomba kurenga aho ngaho, hagarara aho ngaho. Ahubwo reka nkubwire ndebere umukobwa uri hano yatangiye gutakamba atangira kurira ati mana kubera iki ibintu bibaye. Umupolisi uri hano yise amufata ati none ubwo warugize ngo urancitse, icyo nkubwiye cyo ntabwo ugomba kuncika. Barakwereka noneho wa mugabo uri hejuru mu giti ari kugerageza kubwira uyu mukobwa uri hasi ati reka nkubwire ntuse kundaburiza, ntuse kuvuga ko ndi hano hejuru mu giti utaza rwose kunkoraho. Barakwereka uyu mupolisi atangira kwaza uyu mukobwa ati hubwo umuntu mwari muri kumwe ari hehe. Ndebere barakwereka umugabo uri hano uri hejuru mu giti ati ndakwinginze rwose ntugire rwose ngo uravuga ahantu ndi utandaburiza. Ariko se uyu mukobwa yamugirira impuhwe wapi? Arahita avuga ati dore nguriya hari hejuru mu giti mumumanureyo, nta mpamvu yo kumusiga ahangaha, manuka nawe wansize ahangaha kugira ngo witabare wenyine, utabare ubuzima bwawe wenyine. Rero nanjye ngomba kukugambanira tukajyana, nta mpamvu rwose yo kugira ngo njye muri gereza njyenyine, nawe ubwawe hitumanuka tujyane. Umupolisi uri hano isabwira uyu mugabo ati manuka aho hejuru tugende kwa mugabo we. Ndebere rwose uyu mugabo nawe yarazi ngo noneho ibintu byarangiye, yarazi ko ibintu yabikoze neza. Ariko uyu mukobwa bateretana ibintu rwose yamukoreye nagahoma munwa. Iyi ndaya rwose ibintu yamukoreye birababaje. Wa mugabo sasa urebe icyakurikiyeho, uyu mugabo kubwa kiyemero kenshi no kumva yuko afite imbaraga. Undebere ukuntu yavuye mu giti,
uyu mugabo uyu mupolisi akomeza kuvuga ati ahubwo manuka muri icyo giti tujye tugenda, wiguma muri icyo giti, ntabwo ndagenda nkusize, manuka vuba vuba. Byabaye ngombwa yuko wa mugabo mukiriyemero kenshi mukiryo kenshi hisagwa hasi gutyo. Debere noneho umugabo ageze hasi hisavunika, atangiye gutakamba cyane ati mana yanjye ndebigenza gute, ndavunitse. Ukurikire yasijije umudamu we kavunitse amaguru, yamujije yuko arakamuga, ariko Ndebere nawe bibaye ngombwa yuko amanuka hejuru mu giti. Ibyo rwose ari kuzira umudamu we niwe bitangiye kubaho. Ndebere cy'umugabo nawe ubwe byatangiye kumubaho gutya. Buriya rero ntukajye gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe wirengagije umugogo uri mu ryawe. Ndetse uyu mukobwa iyi ndaya ye yatangiye kumuseka cyane, ndetse niko uyu mugabo ari kubabara cyane ati bigenze gute, basi ndakwinginze mu polisi jyana uwo mukobwa gusa, kuko rwose ngewe ndi kumva navunitse nta kundi kuntu nabigenza. Wa mudamu sasa barakwereka nawe yari yatangiye kwirwanaho, yagiye rwose ashaka amakoma, ashaka n'igipine ashyiramo umwana we, agerageza rwose kugira ngo amujyane amukura ahangaha, gusa nta mbaraga afite. Umudamu uri hano ari kugerageza kugira ngo ajye ku muhanda basi arebe yuko banamujyana. Ikintu rwose yari ashaka nta byo kuramira ubuzima bwe, ari kuvuga ati reka ngende, basi abapolisi ningira amahirwe bakamfata bazita ku mwana wanjye nanjye ubwanjye banyiteho, kuko nanone ntabwo nakomeza gupfira ahangaha ntacyo byaba bimariye. Umudamu uri hano ari kugerageza rwose gutwara umwana we, biragoye barakwereka nta mbaraga afite. Yamushyize mu makoma ashyira mu gipine akana kicazamo, ari kugerageza rwose kugatwara ariko byanze. Noneho Ndebere gahumutindi yanitse ntiriva, barakwereka noneho ari kugerageza kugenda. Ibyo rwose yari yagambiriye ko biraza kumubaho niko byagenze. Abapolisi babiri bahise bagira ahangaha bati n'uyu mudamu nawe ari muri babandi turi gushaka, n'utugomba kumujyana. Wamubonye uyu mudamu twese tumuvumbura, uyu nguyu nawe twakomeza kugenda tumushakisha turamubura, nawe tumujyane, nta mpamvu yo kugira ngo tumusiga ahangaha. Undebere rwose uyu mudamu yari kuvuga ati basi reka mva ahangaha mve kuri aya mazi njye ku muhanda niba mfata banjyane. None koko ibintu yifuje nibyo bimubayeho. Hari igihe ugera mu kibazo umuntu rwose akakugirira nabi, azi ngo ari kukugira nabi, kumbe ari kugushyira mu bisubizo. Bazi ngo bagiriye nabi uyu mudamu, kumbe bamushyize mu bisubizo, bati tumujyane ava ahangaha. Kandi uyu mudamu nanone nibyo akeneye, kuko umugabo we yamusize ahangaha ari kuvuga ati reka n'ubundi ngende mu maboko ya polisi banjyane, nta kundi n'ubundi bazajya barangaburira, niyo zaba izo mpungure ariko nzazirya, ariko nigendere n'umwana wanjye bazamwitaho. Ndetse aba bapolisi batuye umudamu nawe turi kumushakisha, ntabwo rwose ari uwo mu gihugu cyacu, hita umuterura tuhite tugenda, ahubwo genda ufate kariya kana maze nanjye umudamu muterura rwose tumujyane ava ahangaha, nawe tumujyane tujye kumufunga. Ukurikire abapolisi babiri bari ahangaha barakwereka batangiye kuzitura imigozi yari hambiye uyu mudamu kugira ngo bamujyane. Bazi yuko bamugiriye nabi, ntabwo bazi yuko bamugiriye neza, cyane yuko uyu mudamu ibyo rwose yari ashaka. Kandi koko niko kuri, aho kugira ngo rwose upfire mu ishyamba, upfire rwose ahantu habi cyane, wakemera rwose kubwo gukunda ubuzima bwawe ukagenda rwose bakaba bagufunga bakaguha rwose icyo gihano. Wenda kirashoboka, ntabwo nzi ukuntu kingana, ariko nanone nyuma y'icyo gihano ubuzima burakomeza. Undebere rwose umunyenga uyu mudamu yatangiye kurya mu buzima bwe, n'umugabo rwose ntabwo rwose yarakibimukorera, ariko uyu mupolisi ibintu yamukoreye tebe rwose ubigaragara. Uyu mudamu hari ukuntu yatangiye kwiyumva, ndetse aba bapolisi ibi byose babikoze kubera urukundo, ariko bo bazi yuko ari ubugome bari gukora. Wapi, burya abapolisi ntabwo bakora ubugome, ahubwo bakora ibintu byabo ku neza ndetse ku suku. Bari bazi ngo uyu mudamu bagiye kujya kumuhana bisanzwe, kumbe ntabwo bari bazi yuko uyu mudamu nanone aribyo yari ashaka. Nuko bamujyanye, bidatinze barakwereka umudamu yarari mu gitanda cyiza cyane yari aryamyemo. Bega yagize ngo arakangutse, byagenze gute aha hantu se nahageze gute? Umudamu byamutera rwose guhita byuka kugira ngo arebe, ndetse wa mupolisi yarari impande ye afashe na kakana ke, ndetse ari guseka cyane, ntabyo kumureba nabi nkaho umutima mubi bari bafite bari kuza kumutwara. Wapi, ndetse uyu mudamu ati nageze hano gute, byagenze gute ko nazi ukuntu byagenze? Mbega ndetse uyu mupolisi ati wa mudamu we ninjye wakuzanye ahangaha, ikindi kandi narakuvuje, ubu warakize rwose, umaze igihe kinini ahangaha
uhamaze nk'ibyumweru 2 naragenda kuvuza ahubwo akira umwana wawe. Ndabizi wari umukumbuye. Umudamu uri hano ntabwo azi yuko basi yakize, ntabwo rwose azi yuko ari no kugenda ko uyu mupolisi yaragiye rwose aramuvuza amwitaho. Ndebe rwose yaramuzaniye n'umwana ati ngaho akira n'umwana wawe umurebe rwose, ndabizi wari umukumbuye. Iminsi rwose yaribaye myinshi utamubona. Ndetse uyu mudamu ati mwana wanjye disi, mbega bebe, mbega ngo Imana irakora ibitangaza. Uyu mudamu uri hano byaramutunguye, akomeza gushimira uyu mupolisi ati nukuri warakoze cyane, Uwiteka rwose azaguha umugisha. Nukuri pe wankoreye rwose ibintu byiza. Nukuri nari nzi yuko ngiye gufungwa, nari nzi yuko ubuzima bwanjye ugiye kujya mu kaga kuko ibintu byose wabikoze. Ndetse uyu mupolisi ati reka nkubwire uyisange umve kumeze neza, nta kibazo ugomba kugira. Ikindi kandi ugomba gufungwa nubwo utari uwo muri iki gihugu. Ikindi kandi ugomba kumbera umugore, naragukunze nukuri. Uri umugore ufite umutima mwiza. Ubundi munsi wa mbere nkikubona nkabona rwose ukuntu ufite umutima mwiza, uri kugerageza rwose gutwara akana kawe uri kugakurura hasi mu ipine. Mbese byagaragaje yuko uri umudamu ufite umutima mwiza. Nukuri pe nese mvugane reka nkwijyanire kuko pe umudamu nari nkeneye yarameze nkawe. Gusa nanone birafa ku bushake bwawe, niwumva ushaka rwose kumbera umudamu ntacyo bitwaye. Ndetse uyu mudamu hisebwa ati ubwo worose yuwabyukaga, nanjye nkeneye umuntu mwiza nkawe ushyira mu gaciro, umuntu wita ku bantu. Nukuri pe ntabwo nabona rwose ikintu nakwitura. Warakoze cyane kubera umugore, ibyo biroroshe, nta kibazo rwose, tugomba kwibanira. Mbega uyu mupolisi yatangiye kwitekerezaho. Ndetse n'uyu mudamu ati nukuri umutima mwiza ufite, ukuntu rwose wita ku bantu, ukuntu rwose wanyitayeho, nanjye igihembo naguha nuko rwose naguha ibyo wifuza, ntacyo bitwaye. Uyu mudamu yanze kugora uyu mupolisi. Ndetse uyu mupolisi yari yamwikundiye cyane kubera rwose ukuntu uyu mudamu agira urukundo rwe mbese muri we, akunda umwana we. Ikindi kandi akunda n'abantu. Mbega nukuri burya urukundo nta kintu rwose cyaza kirusumba. Biragoye, amafaranga ari hasi y'urukundo, buri kimwe cyose kiri hasi y'urukundo. Buri umuntu uzakubeshya ngo amafaranga ni aya mbere, uwo rwose azaba ari kukubeshya. Wapi, amafaranga rwose aza ku bantu bakundanye. Ubyumve neza, barakwereka rwose. Uyu mupolisi byamushimishije cyane ati nukuri urantunguye, ntabwo nari nzi kuri buse kubyemera. Nukuri pe nzagutetesha, nzakora rwose ibishoboka byose uzishima, nta kibazo uzigera ugira. Nukuri pe nzagukora ibishoboka byose, nta kibazo ugomba kuzagira. Uyu mugabo uri hano yari yikundiye uyu mudamu kubera umutima mwiza agira. Ushaka kwigirira neza ukagira ubuntu, noneho abantu mubana bakaguseka bakavuga ati mbese nka wakintu we uri gutagaguzwa, uri gushaka iki. Ndetse wagira ahantu hari ikibazo ugatangira kuvugisha ukuri kwawe bakagukwena. Ariko umunsi umwe ndagira nkubwire rwose iyo mirimo myiza ukora izakugirira umumaro. Niko bigenda. Ndetse barakwereka uyu mudamu nawe kubera rwose urukundo akunda umwana we ndetse n'abandi bantu muri rusange. Uyu mupolisi yaravuze ati wowe ugomba kumbera umugore wanjye, nukuri pe nakwikundiye. Uyu mudamu nawe yari yabyemeye ati nta kibazo. Ndetse uyu mupolisi ati bayi ngiye mu kazi kanjye, tubwongere kuza kuvugana. Uyu mupolisi yese yigendera. Ndetse umudamu nawe asigara ahangaha yishimye ati mapucuri bebe, mama wanjye undebere rwose. Byari ibintu byiza cyane. Uyu mudamu mbese yarameze neza. Sasa barakwereka babandi wa mugabo ndetse na yandaya ye bari barabafashe, bari barabazanye ahangaha ndetse bari kuburana. Barakwereka uyu mupolisi ari kubaburanisha. Ndetse barakwereka uyu mugabo ati nukuri ndakwinginze wa mupolisi we ndekura, nukuri nigendere. Ikindi kandi uri kubona rwose naravunitse. Ndetse barakwereka uyu mugabo yari kugendera mu kagare. Barakwereka noneho sasa wa mudamu byabaye ngombwa yuko yinjira ahangaha. Ndetse yahasanze wa mugabo we wa mbere, wa undi wamusize handi mu mazi akamugirira nabi, akifuza yuko yapfa. Yamusanze ahangaha. Ndetse barakwereka uyu mugabo akimukubita amaso ndetse n'uyu mukobwa bahise bamumenya. Ntabwo byumvikana. Ndetse uyu mugabo ati sheri mugore wanjye ni wowe cyangwa tebere? Uyu mupolisi yumvisha amakano. Bishatse se kuvuga ngo iki? Nese muri guhamagara nde ngo umugore wawe? Nese kumbe buryo ufite n'umugore? Ntabwo si ngo yari umugore wawe? Nari nzi ngo ni umugore wawe, ntabwo nzi yuko buryo ufite undi mugore. Nese umugore wawe uri guhamagara nuwuhe? Ukurikire barakwereka abarahangaha batangiye kwitiranya uyu mudamu. Undebere rwose
batangiye kumureba ndetse uyu mudamu nawe ari kubitegereza. Mwibuke yuko uyu mudamu yabaye umupolisi ndetse ni umudamu umeze neza ukomeye, ikindi kandi yarakize ameze neza. Abangaba nabo batangiye kumusaba imbabazi bati basi watubabariye, basi dusabira imbabazi, undebere rwose uyu mugabo uri hano higize ngo basi umudamu we ari buze kumusabira imbabazi, ariko wapi. Parakureka wa mukobwa watangiye kugambanira wa mudamu cyagiye, murabyibuka yatangiye kwigira neza ati mbega. Ndetse uyu mupolisi ati mwebwe mugomba kujya gufungwa mukagenda mugashikirizwa ubugenzacyaha bukababuranisha, nta kundi kuntu byagenda. Ikindi kandi muhite mubajyana mu bafana ahangaha. Barakureka uyu mugabo noneho yaravuze ati basi sheri ko ndi kukubona aho ngaho, basi wansabiye imbabazi, ni ukuri bakareka kunjyana, urabizi rwose nubwo biriya byose byabaye twarabanye, ikindi kandi naragukundaga ukurikire. Barakureka uyu mugabo ari gutakambira umudamu we ati basi mbabarira, ni ukuri nsabira imbabazi. Ariko barakureka abapolisi bari baje ahangaha, bari baje kubajyana kugira ngo babakure ahangaha, ndetse baravuga bati wa mudamu we aba bantu waba ubazi? Ndetse uyu mudamu ati no, aba bantu rwose ntabwo mbazi, njye ni n'ubwa mbere nababona. Abo ngaba se mbazi he? Abantu bameze gutya imihirimbiri nk'iyi ngiyi? No, ntabwo aba ngaba mbazi. Umuntu nzi n'umwana wanjye wenyine, abo ngabo rwose sinigeze mbamenya. Baramwihakanye wa munsi, bamusigaga mu mazi bakamubwira nabi, batangiye kumukenera kuri iyi nshuro nawe ubwabo yarabihakanye. Ndetse uyu mugabo ati sheri koko uranyihakanye sheri, urabikoze. Ariko ibyo ngibyo ntacyo byari bikivuze, batangiye gusaba imbabazi. None igiteye agahinda ni ukuntu uyu mugabo ari wo wenyine uri kugendera mu kagare, kandi ibi ngibi nibyo yapfuye n'umudamu we. Byarangiye babajyanye bati mwebwe mugende mujye kuburana ubundi muzafungwe, nta kundi byagenda. Babajyanye gutya urucira mu kaso rugatwara nyoko, nabo ubwabo niko byagenze. Ndetse uyu mudamu yarameze neza cyane ndetse yishimye. Barakureka wa mupolisi hise haguruka ahangaha ati sheri reka nkubwire utuze umere neza, ikindi kandi ndagukunda urabizi, umutima wanjye warawutsindiye, ni ukuri pe nta n'igihe na kimwe uzigera ubaho nabi, uzahora utuje umeze neza. Ndetse uyu mudamu ati ni ukuri urakoze cyane kubw'umutima mwiza rwose ugenda unyereka umunsi ku munsi, ni ukuri nanjye narakubwiye ngo icyo nzaguhemba gishoboka bwose ku bintu wankoreye, nzaguha icyo wifuza kuri njyewe nta kibazo rwose. Mbega ndetse nuko byagenze, uyu mudamu hise aryama mu gituza uyu mupolisi. Urukundo rwabo rwatangiye gutya. Kugira neza ni byiza, iyi nkuru ndabizi uyikwemo isomo rikomeye cyane. Uzagire neza wigendere, uzayisanga imbere, kandi kugira neza nta gihombo kirimo. Uzagira neza abantu bazaguseka, benshi bazaguca intege bati ibyo ngibyo urimo ni ibiki, ariko wowe uzi icyo ushaka kugeraho kandi kabone nawe utakuramo inyungu. Ariko ku mutima wawe uri umwere umeze neza, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Abakora ibyaha bazabibazwa ku munsi w'imperuka, ariko wowe kora neza wigendere. Reka ngushimire wowe wakomeje kubana nanjye, wakoze cyane. Reka tuzajye duhura mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Reka ngushimire rwose, Uwiteka akumere umugisha. Ciao ciao, tuzongera guhura mu zindi nkuru. Uwiteka barinde.